Ese waba wibaza uburyo filimi zikinwa? Waba wibaza ibyo bakoresheje? Waba wibaza ibintu byinshi? Kanda subscribe amatsiko gashire, ukande no kukazogera, ukande no ku like. Video nuyikunda cyane udusharinge ku nshuti zawe, WhatsApp, Facebook n'ahandi henshi ukoresha. Reka tugiye kubagezaho filimi bita R eshatu, UR eshatu. Ni za R eshatu. Niba warayibonye kandi niba utarayibonye, kanda subscribe turaza tuyishyireho. Menya byinshi byayiranze, uko bashutinze. Turakwinginze kanda subscribe mbere yo kureba uko byatangiye, uko bashutinze. Ndabashuhuje. Aka ni agasobanuye kagufiya. Sobanukirwa filimi nyinshi uburyo bazikina. Kanda subscribe cyangwa followers kuri Facebook aho waba uri hose. Uyu ni Umutima Media Entertainment. Iyi channel izajya ikugezaho ibintu byinshi by'ubwenge. Iyi filimi tugiye kureba bayita UR eshatu. Iyi filimi ikintu mugiye kurebamo ni ukureba uburyo filimi bashutinze ute, ese babigenza ute, abazungu ko mbona barimo ibintu, ese biba byabayeho. Ugiye gusobanukirwa byinshi muri filimi, cyane cyane iz'iminde ntibibaho, niba byarabayeho. Ibi byose uba ugenda ubona za gari ya moshe, ibiki n'ibiki, niba byarabayeho, kuko byose aba ari ibipapirano baremeye mu mamashini yabo za rutura cyane. Iyi gari ya moshe niba ingana gutya, aba ari akantu gatoya cyane, ariko baragafata bakakongera bakagira ikintu kinini. Mwibutsa gukora subscribe udutera inkunga, kuko ibintu by'ubwenge uzajya ubikura hano. Uzajya ubonana na filimi z'agasobanuye, abasobanuzi bose uzajya ubumvira hano, ubaborebera filimi zabo hano. Ariko ni ukureba ese filimi tureba bazishutinga ute, cyangwa nuko muri kwibona kumva byagenze. Imiriro iba yaka naba ari imiriro. Ibyo byose nibyo baba baremeye mu mamashini. Ukuntu umuntu ahagaze mu mazi naba ahagaze mu mazi, ukuntu umuntu ari ku kiraro naba ari ku kiraro, cyangwa umuntu amwe muba muri kubyirebera. Bo bafata ikintu, bakubaka bafite ibisare binini cyane, bakubaka imijyi bayubakira ku mamashini. Utuntu tuba duhari niyo mujyi wa muri kubona ntiwigeze kubaho, ahubwo ni ikintu baba bararemye bakakiremera mu mashini, bagatereka hariya bagashutingiramo, bitewe ko bafite sare nini cyane, abaragiye bakayubaka bakayigira ibara rimwe. Nuko nyamuri kubona iki kiraro ntabwo kiba cyarabayeho, kugira ngo muba muri kwibona cyane ukuntu baba bashutinze filimi. Nukubona dore uko ahantu baba bari gushutingira hameze. Aha baba bari aba ari agapusini, nta nuko kagapima na metero imwe y'uburebure, ariko bakina ari inyanja. Nongera kukwibutsa gukora subscribe. Gukora subscribe ni inkunga ikomeye cyane ubu duteye, kuko uzajya umenya byinshi utazi. Ese bikorwa ute? Muzajya mumenya byinshi ku mafilimi
amafilime yose muri kubona abasobanuzi bari gusobanura muzajya muyabonera hano kandi mujye mubone uko yakinwe. Byinshi muzajya mubimenyera hano. Ngira ngo nuko mubona uyu muntu iriya ngwe mubonye ntabwo iba ihari. Ngira ngo muri kumubona hano murabona agapande kamwe kariho umuntu akandi kariho ingwe. Ni kuri aba bishutinga iriya ngwe. Uyu muntu baramufata bakamutsibaho bagahita bamuhindura isura ye, bafite za kamera zifotora ibintu bikaza biri kwa live. Umuntu yikora n'ibyo ingwe iba iri kwikora. Muri kwibaza byinshi, iyo migi yose niba yarabayeho cyangwa muba muri kubona amashyamba ibiki, muba muri kubona ko biba byagenze. Iyi aha mubona hasa gutya hajya gusa n'ubururu niho bashutingiye iyi filime, ariko bo bagafata bakayitereka aha. Iyi ni behind the scenes ya filime yitwa UR3. Kanda subscribe. Ngira ngo nukubona urabona ukuntu ibintu baba barabikoze cyane. Nuko bashutinga uwo yakinye asimbura ingwe, yakinye muri UR yakinanye n'uriya mugabo. Iyi migi niba yarabayeho, ngira ngo muri kubona uburyo abantu mugenda mubona mukabonaga abantu nta mamiliyoni n'akatirama ntibaba barabaye, kuko baramutse babayeho mukibaza se izi filime zazinjira amafaranga angahe kugira ngo bashyire abantu bangana kuriya? Wapi, abantu ntibaba bahari, ahubwo aba ari imashini zagiye zibirema. Muri kubona ukuntu abafashe igisimba akakinaga, ariko ntabwo aba ari igisimba. Urabona ukuntu bari gukwepa ingwe, aho abakwepye umuntu. Dore nuko byagenze, nuko bayishutinga. Abafashe baro, ngira murabibonye neza, nubwo utayibonye ko musubiriza inyuma. Abafashe baro niyo ajugunya, ariko mu gushutinga aba ari inyamaswa. Ngira ngo muba muri kubona dore uko biba byaragenze. Afata igisimba akakinaga, kandi ntabwo aba ari igisimba. Agafata ingwe akayikwepa. Dore ukuntu biba byaragenze. Afatiye baro akajugunya, agakwepa ubusa. Nuko biba barayishutinze. Mukibaza ngo ibintu bigenda ute? Dore nuko sobanukirwa byinshi ku mafilimi. Kanda subscribe. Nuba uri kuri Facebook kanda followers. Inkunga yawe iba ikenewe. Muzajya mumenya byinshi filime igakinwa. Ngira ngo nukubona imijyi aba ari ukuyubaka. Uyu mujyi bitagira ngo ibintu, iyi filime aha hantu uwabikoze yabyubatse iminsi 65. Bubaka ubundi akantu gatoya. Muba mubona kuriya
ngira ngo nuko uyibona iriya yagonze ntabwo ari imodoka, nimba utayibonye reka ngusubize inyuma. Hano aba ari imodoka agonze, hariya ngira ngo murakabonye. Uko ubona kuri iyi nyamaswa ntabwo aba ari inyamaswa. Reka murebe ukuntu biba bimeze, mujya mumenya byinshi mutari muzi. Ubona nakura mubona umuntu bamukubise ukabona ibintu birashwanyaguritse, ntabwo ari kuba byagenze, ngira ngo muba muri kuyibona. Byose ni editi babishyiramo nyuma. Ngira ngo uba uri kubibona ukuntu bafata bagahita baditinga igitego kirashwanyaguritse kandi gishwanyaguritse. Mwibaza uriya muntu koko baramukubise koko kiriya kintu kiramushishimura? Reka mubimenye. Kanda subscribe. Reka mbareke murebe uko iyi filimi yose yashutinzwe, uko ibintu byose bagiye bakoresha, uburyo bagiye bazeditinga.